ndababwiza ukuri ko amazi iki kibaye uhereye ahangaha ukakizenguruka kose uko imisozi yose ikikije cyabaga cyuzuye amazi. Umuturage utuye mu kibaya cya Mugogo gereye Busogo mu karere ka Musanze, kuko amazi yaturukaga hariya muri Nyabihu mu murenge wa Kintobo aho bita za Rwamikere, noneho amazi akamanuka anyuze mu mugezi wa Kinone agahita aturiza hano. Uyu kimwe na bagenzi be basobanura ko ibibazo bahuye nabyo mu bishize ari byo bashingiraho bagirize mu nyenye z'uko bashobora kongera guhura n'ibibazo by'imyuzure. None rero bite ko twabonye agahenge niba ari Nyagasani Imana bikoze ubu barasaruye, ahubwo umutekano gugumya gukora kugira ngo bakora amazi gataza, ahubwo abantu bakwemeza ikintu kimwe cy'ubuhimbwa. Ubwo badufite nuko batubwiye ngo uyu mushinga ushobora kumara imyaka 4 kandi mu myaka 4 abakozi baramutse bavuyemo amazi yakongera akagaruka. Muhe bishize abaturage barenga 100 bari batuye muri iki kibaya bimuwe n'umwuzure nyuma yuko basenyeye, abandi bari bafitemo imyaka babura icyo bakuramo. Iyi myuzure bahuye nayo ni nayo bashingiraho bagira icyoba ko no mu bibiri imbere bashobora kongera kwibasirwa n'ibibazo bikomeye bahuye nabyo mu bishize, nubwo hari ingamba zafashwe n'inzego zitandukanye za leta kuri iki kibazo. Ni ingamba zirimo izo gusibura ibinogo karemano byahawe amazina y'ibibare. Iki ni kimwe mu bibare biri muri iki gishanga, akaba ari uburyo karemano bwakoreshwaga n'abahinzi kugira ngo amazi ntiyuzure imirima yabo. Mu minsi yashize ibibare byaruzuye bituma igishanga cyuzura amazi menshi, ibintu byagize ingaruka ku musaruro w'ubuhinzi waturuka muri igishanga. Izi mpungenge abaturage bafite ariko ntabwo ikigo cy'igihugu gishinzwe umutungo kamere kizirengagiza, kuko kivuga ko hari ingamba zikomeye zirenze izi zigomba gufatwa. Vincent de Paul Kabarisa ni umuyobozi muri iki kigo ushinzwe iby'amazi n'imyuzure. Gahunda dufite nuko dushaka kugira ngo nyine cyane nko muri imisozi abaturage tubakangurira kumenya gufata isuri neza, gutera ibiti cyane, bakagira uruhare mu kwiterera ibiti, bakagira uruhare mu kubaka bira twita za check dam cyangwa se imiyoboro, no kumenya kubakangurira kugira ngo igihe haje umwuzure bamenye kuva mu nzira, bamenye kwitaza ko amazi nta gushobora kuvangura yafata cyangwa se urajya mu nzira yayo. Gahunda rero ni ikintu gukomeza tukigisha abaturage, tukabereka ukuntu bagomba kwitwara igihe habaye umwuzure, cyangwa se bakamenya no kumenya no gufata ubutaka bwabo neza, bakamenya gutera ibiti, bakamenya gutera nubwo bahinga ibirayi, ariko bakamenya guteramo icyo bita za agroforestry kugira ngo ubutaka bashobore kubugumana. Ibibazo abatuye muri iki kibaya cya Mugogo ho mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru ntabwo ari bonyine babifite, kuko babihuriye n'abandi batuye mu baya bitandukanye birere hagati y'imisozi miremire cyangwa ibirunga biri mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'igihugu. Abatuye muri ibibaya byose cyangwa mu duce dufite ubutumburuke buri hasi cyane bemeza ko niba nta ngamba zidasanzwe zo gukumira imyuzure ngishobora no kongera kwiyongera mu biri imbere, cyane cyane by'itumba igihugu kigiye kwinjiramo. Placide Ngirinshuti, Royal TV. None nyine bagakomeza umurego, bagakomeza kudufasha, maze bagahoramo no ntibatezuke, nuko rero maze tukaja tureza guca.